Muraho, muraho neza. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Nk'uko bisanzwe, nk'uko tubimenyereye, reka tubanze dushime Imana, hanyuma tuganire. Turagushimye Uwiteka Mwami Imana yacu, dushyize izina ryawe hejuru, turagushimiye Nyagora ku ngoma, utugiriye ubuntu n'ibambe byo kuboneka muri uyu munsi, izina ryawe rihabwe icyubahiro, nyemerera tuguke neza turi muri aka kanya, duhabwe umugisha nawe. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose tubikoreshwe nawe, imitima yacu isabwe n'ubwiza bwawe, tugubwe neza turi imbere yawe. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje cyane, muraho, murakomeye, amahoro y'Imana. Mbahaye ikaze nanone kuri ino YouTube channel yanyu. Abantu bose bahisemo kudukurikira, gukora subscribe, gukurikira ibintu dukora kuri YouTube channel, yaba iyi ngiyi ya Clever's Family, yaba Papi Clever na Dorcas, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, mwese ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze. Bakunzi bacu, abakunzi banjye, nari nasezeranije ibiganiro bihoraho. Maze iminsi ntarimo gukora, nagize utuntu twinshi tw'imbogamizi dutuma mbura umwanya, ntabasha kuboneka nk'uko bikwiriye kugira ngo tubane umunsi ku wundi, kandi nari nabibasezeranije. Mbasabye imbabazi rwose, mumbabarire, habayeho impamvu zitanturutseho, ariko byari ngombwa ko manza nkagira utuntu nshyira ku murongo, byaba zari impamvu za tekinike zimwe, izindi zari impamvu z'ubuzima busanzwe, byatumye mbanza gufata aka kanya ngo ngire ibintu nshyira ku murongo, hanyuma ngaruke. Ngo ngire gute? Ngo ngaruke. Waba ubizi se ko nagarutse? Nagarutse pe, nagarutse. Njyewe nakunze kubwira abantu ngo ibyo nzashobozwa n'umwuka wera w'Imana nibyo nzabasha gukora. Ni muri uwo mujyo n'ubundi, iby'umwuka w'Imana azanshoboza nibyo ngomba gukora, nibyo ngomba kubaha, nibyo ngomba kuvuga. Rero nagarutse ngo tubane nanone. Utubazo tumwe na tumwe twari turimo twarakemutse, keretse ibindi wenda byazaza tutabyiteguye, ariko ibyari imbogamizi mu minsi ishize byo byakemutse. Ntekereza ko uyu munsi noneho nje kugira ngo dukorane byinshi, tubane muri byinshi bigiye bitandukanye. Nagiye mbibabwira kenshi, ibiganiro, mu buzima busanzwe, uturimo, cyane cyane murabona yuko nkoze ikiganiro cy'uyu munsi, ariko ndi no mu turimo dusanzwe twa buri munsi. Ndi mu kazi, niho nkoreye ikiganiro, murabasha kubibona. Ndi muri kenkayeri cyangwa se mu kazi muri Credo, aho nkorera uturimo twanjye dusanzwe tubasha kuntunga mu buzima busanzwe tw'ubucuruzi. Ngira ngo hari abantu batari babizi, ariko turacuruza mu Gakinjiro ka Gisozi, kenkayeri, muduha akazi, dukora ibintu bya lighting, muduha akazi, tubacanira amazu, ahantu hose hakeneye urumuri, electricity muri make, muduha akazi kugira ngo n'ibyo nabyo tubikurikirane, tubashe kubona support ku murimo w'Imana no mu buzima busanzwe abantu b'Imana, tubeho. Imana rero ibaho umugisha. Mbahaye ikaze nanone ku bantu bari bamaze iminsi nyine badukumbuye, no ku bashyashya baje uyu munsi, nongeye kubaha ikaze. Ntekereza ko ikiganiro cy'uyu munsi byari ukubaha ikaze no kubabwira yuko nagarutse nyuma y'iminsi myinshi yari ishize. Ntekereza ko hari nk'ukwezi cyangwa se kurenga tutarimo gukora. Niyo mpamvu rero mbere y'uko ubaha ibiganiro byinshi nabateguriye, nagombaga kubanza kuza nkababwira yuko nagarutse, nkababwira yuko imbogamizi zimwe na zimwe zavuyeho kugira ngo dukomeze dukorane. Nakoreye ku kazi kugira ngo mbereke yuko aha n'aho ariho hose noneho bishoboka kuba twaganira.
ku kazi twaganira, mu rugo twaganira, mu nzira ngenda twaganira nk'uko nagiye mbibasezeranya. Ikindi kandi nababwiye ko nzajya mbatumirira abantu bamwe na bamwe bafite ibintu Imana yashyize ku mitima yabo, bafite ubuhamya, bafite ikintu cyo kubwira ubwoko bw'Imana. So nabo rero gahunda irakomeje, nzajya ngenda mbatumira baze batuganirize. Ushobora kuba ufite ikintu wifuza ko batuganirizaho, ushobora kucyandika muri komanteri, bakazaza bakituganirizaho. Nagiye mbibona byinshi, abakobwa, abasore, urubyiruko, abamama, abashatse, abafite ingo ntoya, abafite utubazo mu ngo. Abantu benshi bagiye batwandikira ibintu byinshi bashaka ko tuganiraho, ibijyanye n'ingo, ibijyanye n'ubuzima bw'abakobwa, ibijyanye n'ubuzima bw'abasore n'inkumi bifuza gushinga ingo, ibintu nk'ibyo byinshi. So mu minsi rero iza tuzajya tugenda tuzana abantu b'Imana banyuze muri ibyo bihe, cyangwa se bafite ubwo buhamya, bafite ikintu bashobora kuvuga kuri ibyo bintu, bagende babituganirizaho. So byinshi tuzumva ubuhamya bwinshi bw'amakapozi nk'uko twari twabitangiye kuri kapo twaganiriye nayo ubushize ya Musinga na Vanessa. Tuzazana n'izindi nyinshi, nizo mushaka nawe ushobora kuyandika ukavuga uti ndashaka ko mutumira iyi kapo. So tuzabazana rwose, bababwire, babahe ubuhamya, badukomeze muri uru rugendo dufatikanye, duterane intambwe kugira ngo tugendane tuzagerane mu ijuru, nicyo twifuza. So iby'uyu munsi rero ntekereza ko byari ibyo, ntabwo byari byinshi, byari ibyo byo kongera kubaha ikaze no kongera kubabwira ko ndi hano nanone ngo dukomezanye. So byari ibyo ngibyo by'uyu munsi. Ibindi ni ukubabwira ko Kristo akiri ku ngoma kandi azayihoraho rwose, ntazayivaho kugeza igihe azahamagarira itorero tugataha. Ikindi ni ukubabwira ko akibakunda nk'uko yamye abakunda, akabapfira, akadupfira, n'uyu munsi niko akidukunda. Haleluya, haleluya. Imana ibishimirwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mwakire kugira neza kw'Imana, mwakire ubuntu bw'Imana, Imana ibe mu byanyu, Imana ibahire rwose. Umuntu wese ufashe umwanya agafungura ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo nsaba Imana ikugirire neza aho uri hose, irebe ibyifuzo byawe. Njyewe umwana w'umuntu sinabimenya, ariko Imana irabizi. Imana irabizi. Hari ufite ibibazo, hari abarwaye, hari abarimo imyenda, hari abari mu nzu z'imbohe, hari abari mu bitaro, hari abari barwariye mu ngo, hari abafite ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuzima, intambara duhura nabyo muri iyi si biradushyikira uko byagenda kose. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko mu ijuru hari Imana igufitiye urukundo rwinshi. Haleluya. Igufitiye ubuntu bwinshi n'ibambe, yiteguye kutugirira neza, yiteguye kuguhoza amarira. Intambara zose Satani arwana ntabwo ajya atsinda. Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Kristo uri ku ngoma yaratsinze kandi azahora atsinda, yaranesheje. Ndagira ngo ushyire amavi yawe hasi, ubwire Imana ibikuremereye, ubwire Yesu ibikugoye, ibikunaniza. Nanjye niko mbigenza kandi nkamubona. Hari igihe ngeraho nkumva nyine intambara z'isi zikantera, ariko Kristo nkamujya imbere nkapfukama nkamubwira ngo ni wowe wenyine wandwaniriye mu minsi yose yashize, ni wowe wenyine wangiriye ubuntu, ni wowe wenyine wangiriye ibambe. Nkongera nkamubona agaseruka rwose nk'umwami w'ibambe, agaseruka nk'umwami w'imbaraga n'ubuntu bwinshi, akarwana agatsinda, akanesha. Ngasohoka muri bya bintu nemye, nsa neza, nguwe neza, nseka rwose, meze neza kubera Yesu, kubera Kristo. Nta muntu n'umwe wamwiringiye ajya akoze isoni, nta muntu n'umwe wamuje imbere ngo haleluya, haleluya. Nta muntu n'umwe wamuje imbere ngo ajyane umubabaro, asubiraneyo umubabaro, asubiraneyo intambara, asubiraneyo ibibazo. Oya. Umwami wacu si uko akora neza, akakugirira neza, ugaseka, ukishima, waba waburaye akaguha umunezero, kandi n'ibiryo akabiguha rwose. Ntabwo ajya atererana. Yego tukiri mu isi turabyemera ko dufite igihe mu ntambara, turanabizi, ariko umwami wacu yaratsinze, yaranesheje, ajya turwanirira, tukabisohokamo, tukabona kugira neza kwe, tukamubona umunsi ku wundi.
umunsi ku wundi, bugacya mu gitondo udafite icyerekezo cy'ubuzima, ariko bukira mu gitondo, bukira umugoroba wabonye icyerekezo cy'ubuzima kandi warinzwe n'Imana, wabayeho nta kintu wabaye. Haleluya. Njyewe kera iwacu, mbabwira aka kantu gatoya, iwacu mu rugo hari igihe bwacyaga mu nzu yacu nyine nta kintu kirimo. Ndababwira ngo twatunzwe n'ineza y'Imana, aho ubaho udafite ikintu ariko ukabaho kandi ntubwirirwe, ntuburare, ntiwicwe n'inzara. Ibyo bintu Imana ijya ibishobora, ibyo bintu Imana ijya ibikora. Bugacya mu gitondo nta muntu n'umwe uri gutekereza ko twacana imbabura kubera ko nta kintu gihari, ariko byagera nka 4 tukabwira Imana tuti uriyaranja mu bumana bwawe, ugira icyo ukora. Uri kumva? Tugaca hirya no hino tugashakisha hamwe no gusenga, bikagera 4 tugacana imbabura kandi tugateka tukarya, ubwo nyine tukabona ibya 6 tutazi aho ibya nijoro biri buve. Kandi Imana ntabwo yigeze twemerera kuburara cyangwa ngo tubwirirwe, yagiye tugirira neza, sibyo? Nawe Imana yabigukorera, nawe Imana yabikora. Imana irabishoboye. Njyewe wabonye Imana intungisha ubwo buntu bumeze uko, ntabwo wowe ari wowe yaburira uko gutungisha ubuntu bwayo. So rero shyira amavi yawe hasi, ubwire Imana uti ndagukeneye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ndagukeneye ngo mbone kugira neza kwawe, ndagukeneye undwanirize izi ntambara, ndagukeneye unkize indwara, ndagukeneye unkize ubukene, ndagukeneye nk'ubuzima. Imana yo mu ijuru yiteguye kubigukorera. Usenge wizeye mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari n'icyo ugiye gukora cy'imirimo y'amaboko, usenge wizeye, Imana ice muri uwo murimo wawe ikugirire neza. Ntabwo tubwira abantu ngo mugume mu rugo cyangwa umuryame ngo hanyuma ngo musenge ngo mugirirwe neza. Oya, ushobora gusohoka ukajya gushaka ikintu cyo gukora, ushobora gushaka uturimo tw'amaboko hanyuma ukadusengera, Imana ikaduha umugisha ukagwiza. Haleluya. Imana rero ibaha umugisha. Ibyo byari ibyo by'uyu munsi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma sharinga ikiganiro, ukore subscribe, dukomezanye uyu munsi, ejo bundi tugume tubane twungurana ibitekerezo, dusengerana, dushima Imana, tuvuga kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo yadukunze. Imana ibaha umugisha. Nabibabwiye ko twakoreye mu kazi, muhe n'akazi nyine. Hanyuma mushobora kuza kumvamo wenda urusaku rw'imodoka n'ibindi kubera ko turi mu kazi, ariko byose nta kintu bitwaye, bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mpamya ko bitari butume mutumva ibyo turimo kuvuga, murabyumva ndabizi. Imana ibaha umugisha. Byari ibyo by'uyu munsi. Bye, murakoze cyane.